uyu mwana w'umukobwa uri kuvugana n'umugabo wiga mu mwaka wa 2 wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ni umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 22, yambaye biteye amabengeza ku buryo bishobora gukurura buri wese. Yahuriye n'uyu mugabo mu kabyiniro, bavamo bajya mu cyumba, barimo baraciririkanya kugira ngo baryamane. Akamubwira amafaranga nangahe icumi turara bitanu nyine niba umuntu kugira gutya icumi kuturara na 15 cyose hamwe bose sinuze bagize 15 turarangiye nanga kuri 5 hanyuma tunara ifoto yenda dusanga buri kintu cyose hanyuma tugaruke tubitanga nacyo twaye sinagenda. Uyu mugabo wo mu kigero cy'imyaka 56 avuga ko akunda umujyi wa Huye kubera ko byoroshye kuhabona umukobwa wo kurarana mwiza kandi uhendutse. Nkunda kuhaza ngende umushoferi buriya. Huye harihariye na ahantu heza cyane. Hano hantu hari byiza nyaburanga. No kugira umwana ari hano abakobwa beza cyane ibintu biga muri kaminuza kandi buri birebye buriya ni kuri make. Abana basobanutse kandi beza cyane. Turakunda cyane kubizo mpamvu. Muri uyu mujyi wa Huye bamwe mu banyeshuri b'abahungu basigaye bakora ibisa n'ubukomisiyoneri mu guhuza abakobwa n'abagabo bafite ifaranga bakarya komisiyo maze umukobwa nawe akaza kwishyurwa ukwe. Afite amafaranga se icyo byahataye kuko umubebe agomba kurya nanjye ngarye. Agomba kubona ka pourcentage nanjye ngakabonaho nyine. Watanze iyo passe nyine kuri uwo muviye nyine mu uwo mwana. Nangomba kubona akantu kuri uwo mubebe nyine. Ubuzima busigaye kumerega amafaranga ni ayoboye isi ubungubu. Abakobwa bakora bene ibi bavuga ko babiterwa n'ubuke bw'amafaranga babona yo kubatunga kandi bakenera ibintu byinshi mu buzima. Ntabwo mbikora n'abantu cyane ku gahunda kugira ngo tubone dukoresha ishyura akavuma kuba mu kigo byarananiye. Ese kurikira resitora yaho irahenda byadanje mu 40 ku kwezi. Kuba muri byo rero nibyo byiza, ubona no kuntu ukora utuntu twawe yo kwigashakisha ibyo n'ibintu ngo ubone udeceri ntabwo arindira Bruce wenda n'ubuzima umuntu wababayemo. Twese ntabwo tuba tubona ubuzima bwiza. Nk'ubu nanjye kakanyisona ko ngana gutya mbafite ibibazo birenze kwemera twitiranye ibintu. Njyewe nakubwiye ngo ndeka kubona prote nyine ni kuri fone Italiane no ciringe n'uno muntu imitirese cyangwa n'umuntu yubashye ciringe kambone amafaranga yo kwishyura geto abandi babandi bajya ku muhanda bagiye gukora buri munsi witandukanye ibintu. Ubuzima buhenze bwa kaminuza kuri y'ababyeyi babo kandi benshi bakiri bato bituma bakigera muri kaminuza aribo bishora cyangwa bagashorwa muri ubu busambanyi bugamije amarungu. Ni ikibazo gihangayikishije ababyeyi barerera muri kaminuza y'u Rwanda kuko usibye kuri iri shami rya Huye n'ahandi iki kibazo kihavugwa. Ndabara zitwara bakanazikuramo ariko akenshi baba bafite n'ubwenge bagira ubwo bwirinzi butuma batatwara amada. Ariko hari benshi batwara amada rwose ugasanga banazikuyemo byabagizeho n'ingaro. Nari muzi yari n'inshuti yanjye atwara inda, urumva ubuzima bwe bwo kwiga bwabaye bubi, kajya yiga bimugoye. Icyo gihe yabaga mu kigo kubera ko yaramaze gutwara inda nyine bisaba ko aba mu buzima bwo hanze. Icyasha cyo kirahari nk'umunyeshuri uba ugomba kwiga agatanga urugero rwiza. Nta rugero rwiza barimo kuduha nk'umuntu uri ku ishuri. Ntabwo twamucira urubanza ngo abasanzwe ari indaya ari igihe ashobora kuhagera wenda sosiyete ya benshi ariko bana nawe bigatuma yishora muri ubwo buraya. Gusa nyine ikiriho leta yakora nuko yamenya bari abanyeshuri n'ubundi mu buzima n'ubundi sanzwe bamenyamo ikabikontorora wenda nk'umunyeshuri ubifatiwemo akabihanirwa bityo byajya bituma n'abandi babasha kubicikaho. Abatwara abagenzi kuri moto, abakora mu tubari, bamwe mu bahungu biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ni bamwe mu bavugaho gucuruza abana b'abakobwa bakigera muri kaminuza. Bene ubu busambanyi busa n'ubwamaze guhabwa intebe mu mujyi wa Huye. Abasanzwe mu mwuga w'uburaya bazwi nk'indaya bagasanga abanyeshuri baratanye kuko aho kugira ngo bashyire imbere kwiga basigaye bigurisha kandi kuri make, bityo bigatuma abakora ubu buraya babura abakiriya. Nizo ndaya zisigaye ziri mu karere kawe nibo usanga mu tubari ari bo benshi kurusha twebwe. Nibo badutwara abagabo tubari duhuriramo kenshi. Nko ku kwezi nshobora gukubitana nk'abanyeshuri bo muri kaminuza barenze nka 30.
hano bakobwa bo muri kaminuza uburaya barabukora, ariko ikintu batubangamiraho ntabwo bagaragara ngo bigaragaze nyine ko ari indaya, nyine babikora mu buryo bwo kwihisha kandi bakabikora, kuko nzi ko hari abagabo benshi tujya tuganira bakaba bati mwebwe muranahenda, tubira abakobwa bo muri kaminuza ntabwo baduhenda, nta nubwo buryo batubangamiramo, ugasanga nyine agutwaye umugabo gutya aramujyana, ubitekereje mwanarwana kuko aba arimo kugutwara icyakagutunze. Ntawamenya niba ubukene cyangwa ubuke bw'amafaranga abanyeshuri bahabwa ariyo ntandaro yo kwishora mu busambanyi, ariko abanyeshuri ubwabo bavuga ko amikoro abifitemo uruhare. Bose baratinze kuza agashyira nk'ukwezi, bikaba ari ngombwa akayishakira nyine uwo yamuhaye amafaranga ari naho yinjira muri ibyo bintu nyine kwishakira abagabo, cyane cyane abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga kaminuza. Iyo amafaranga yatinze kuza iyo ngeso bayijyamo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze, babone kwiga, babone n'ibikoresho by'ishuri. Ega biba byaranze, ubuse umuntu dore buruse aba yaratinze akashyira nk'uku kwezi, rukumva nta kuntu rero byagenda nuko bajya mu busambanyi. Ushinzwe imibereho y'abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye avuga ko ari amakuru mashya yumvise, kandi ngo niyo bayamenya byagorana kugira icyo bayakoraho. Ni ibintu bidafite umurongo uhamye, nakubwira bikorwa gute, niba binabaho abikora kuri telefone hagati yiwe n'umuntu ushaka kumugura, wenda n'urugero. Ntabwo ari ibintu nk'ubuyobozi cyangwa nk'ishinzwe imbere y'abanyeshuri nzi ngo bikorwa gutya ngo structure muri ubu buryo bumeze gute. Telefone zaraje, umuntu arashobora gutelefona mugenzi we bagahura bakaganira. Ni ibintu ngewe mu rwego rwa kaminuza cyangwa ubuyobozi ntabyo nzi ngewe nkanjye, kuko ntabyo nzi, ntabyo nari nabona. Twagerageje guhamagara ibi biro bishinzwe iperereza ngo batubwire ko baba baramenye ibyaha birimo gucuruza abana b'abakobwa ndetse n'ubusambanyi bakorerwa. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry ntiyabasha kudusubiza mu buryo bwose twagerageje. Icyakora tuvugishije umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, atubwira ko ari ikibazo kizwi ariko nanone kidafite uburyo cyakemurwamo. Twebwe ntabwo tubibona nk'akarengane. Ruswa yo nayo ntayo tubonamo kuko n'amafaranga bishyura bariya baba babaranze nkayo twishyura n'abakomisiyoneri. Nutuma umuntu ikibanza, n'umutuma inzu, n'umutuma imodoka, uzamwishyura uko bigenda kose, ku buryo icyo ni ikibazo tuzi tunaganiraho ndetse n'izindi nzego. Ntugire ngo nitwe tukize twenyine, ahubwo mu Rwanda nta muntu utakizi. Kuki kitavugwa? Impamvu kitavugwa, umukobwa arakuze ibyo ari byo byose. Kuriya nugera muri kaminuza tutarebye n'imyaka, ndakibona mu ndangagaciro z'umuryango nyarwanda zatakaye. Ugiye kureba wenda wahera no ku burere bwo mu muryango, kuko bagenzi babo b'abahungu bigana babaho kandi bakiga kandi bakarangira. Uko kutanyurwa rero, ibyo rari uko kwifuza, uko kudashaka kwiyubaha ngo wihagarareho. Dr. Kuzo Bazil ushinzwe kurwanya ubwandu bwa virusi itera sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC avuga ko nubwo atakwemeza ko ubwandu bwa virusi itera sida bwiyongereye buvuye muri aba bana b'abakobwa biga muri kaminuza y'ishami rya Huye, ariko usanga abakobwa bahigwa cyane n'ingeri zose, bigasaba kuba maso ku ruhande rw'ababyeyi. Umwana w'umukobwa abamushakisha baratandukanye, ashobora gushakishwa n'umuhungu mugenzi we, ashobora gushakishwa n'umuntu ukuze. Urumva ko nabo aho ngaho bibongerera ibindi byago. Nanone ukareba ibibashuka, kuko usanga buri gihe umwana w'umukobwa aba abangamiwe ugereranyije n'umwana w'umuhungu. Ushuka umuhungu n'ushuka umukobwa ntabwo ari bo bamwe, kuko ushuka umukobwa nanone hari n'andi mayeri yo kumushukisha ibintu. Tunge telefone nziza, yambare neza, asohokera ahantu heza hose. Ibyo byose nabyo ntibishobora kuba yakwandura virusi itera sida, kandi akaba yagira ibyago byinshi ugereranyije n'umuhungu mugenzi. Ni ubusambanyi bukorwa bwihishe cyane ku buryo buri muntu bitamworohera kubuvumbura. Bukorwa n'abagabo bubatse akenshi barimo bakomeye n'aboroheje ariko bafite ifaranga. Umukobwa aba afite abantu bakora hanze ya kaminuza cyangwa se bigana nawe muri kaminuza, bakamuha icyo twita pase, ku buryo abona umugabo runaka umukeneye agahita ahamagarwa. Si igitsina gabo gusa kimuha pase, ahubwo n'abakobwa bagenzi babo bahana pase hagati yabo. Bisa naho ari ubucuruzi bwagutse kandi buzwi na benshi, ariko nanone busa n'ubuhishe kuko nta kimenyetso wabona. Ibi bituma bamwe mu basore batandukanye iyo muganiriye bakubwira ko batashakana n'umukobwa wize muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Umukoro ukomeye cyane ku babyeyi, baba barera muri kaminuza y'u Rwanda ubu cyangwa bitegura kuzarereramo. abana babo bari ku mashuri mu mbabarire, bakabasha no kubakurikirana rwose bakamenya imibereho yabo. Kora subscribe, turabakunda cyane.